Ku munsi w'ejo hashize nibwo benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bari bakomeje kugenda basubizanya n'uwiyita Bakame kuri X yahoze ari Twitter wise Pastor Julian Kabanda umukozi wa Satani. Mu masaha make yakurikiyeho LIB yahise itangaza ko yatangiye iperereza kuri uwo musore wiyita Bakame nyuma y'ubwo butumwa yari yatambukije ku rukuta rwe rwa X. Nyuma yaho kandi Pastor Julian Kabanda we yatangaje ko yamubabariye ndetse anasaba n'abandi bababajwe n'ubwo butumwa kumubabarira. Ariko twe uyu munsi reka turenge ibyo ahubwo twibaze tuti Pastor Julian Kabanda ninde, ni muntu ki? Hello beautiful people, reka nongere mbahe ikaze mwese aho muherereye mu gihugu agiye hatandukanye, abari hanze y'igihugu namwe mbahaye yambo. Bahaye ikaze nanone mu kiganiro cyacu ni Trending News, aho tugenda tugaruka ku nkuru nyinshi zitandukanye ziri kugenda zivugwa yaba ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose hatandukanye. Kuri wowe wakoze subscribe, fasha uyu mwanya kugira ngo ngushimire, ariko nanone nawe utarakora subscribe nyemerera mwibutse gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu bihe byacu bya buri munsi, kandi iba ari inkunga ikomeye ubugeneye ibikorwa byacu. Uyu munsi mu gace kacu turaza kugaruka twibaza ngo Pastor Julian Kabanda ninde? Amazina ye yose ni Julian Kabanda kabiri, yabonye izuba mu mwaka w'1980, bafite imyaka 45 y'amavuko. Umubyeyi w'abana bane, Pastor Julian Mami nkuko benshi bakunda kumwita, umwe mu bapasiteri bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Pastor Julian Kabanda avuga ko yakijijwe ku myaka 18 y'amavuko, ugizwemo uruhare n'umukozi w'iwabo. Uti byagenze bite? Ikiganiro yigeze kugirana n'ikinyamakuru Igihe yagize ati, natangiye ivugabutumwa mfite imyaka 18 y'amavuko, kugeza uyu munsi yamaye kunyurwa mu buryo nashobora gusobanura. Umuntu ahorana inyota yo kwigwizaho ibintu, ariko guhura n'Imana nicyo kintu nabonye gikomeye cyane. Akiri umwana yakundaga kuririmba cyane kandi anabizi, kuko bari baramwitiriye umuhanzi Brenda Fassie, uyu muhanzi w'icyamamare ukomoka mu gihugu cya South Africa, wamamaye mu kuririmba, mu buhanga bwe mu kwandika indirimbo, ndetse akaba n'umubyinnyi kabuhariwe. Kubera uburyo Pastor Julian yakundaga indirimbo z'uyu muhanzi cyane, yaje kugeraho baramumwitirira. Julian Kabanda mu mabyiruka ye yavukiye mu muryango w'abakristo ariko batari abavuga butumwa, ndetse yemeza ko akiri umwana yakundaga kuririmba ndetse no kujya kubyina mu tubyiniro dutandukanye mu mujyi wa Kigali. Pastor Julian Kabanda kera akiri umwana yari afite itsinda baririmbanaga, ariko ryari ririmo abakobwa bashabutse cyane, ndetse bigatuma abihisha umuryango we. Gusa nanone bakoreraga amafaranga mu bitaramo bitandukanye cyangwa bagiye mu tubyiniro kubyina. Pastor Julian Kabanda yavuga inkuru yo gukizwa kwe, imwe mu nkuru zitangaje, kuko yemeza ko yakijijwe avuye mu kabyiniro. Avuga ko kugira ngo akizwe byaturutse ku mukozi iwabo bari bafite wari ukijijwe, waterwaga intimba n'imyitwarire yari afite, akiyemeza kumusengera ngo akizwe. Ati, ijoro rimwe mvuye mu kabyiniro, hari igitaramo twari kujyamo, bukeye bwaho nashye nibwo nahuye n'Imana. Hari saa 9 z'igicuku tuvuye mu kabyiniro, naratashye nsanga umukozi wo mu rugo yashyize Bibiliya mu cyumba cyanjye, ndaryama ariko mbura ibitotsi. Amakuru namenye nyuma nuko uwo mukozi yabonaga nsohotse, akabona uko nambaye, bikamubabaza cyane, byatumye afata umwanya aransengera. Icyo gihe ubwo nari mvuye mu kabyiniro, urumva n'uwo munaniro nari mvanye kubyina, numvaga ndahita nsinzira kuko sinajyaga mbura ibitotsi mu busanzwe, ariko icyo gihe narabibuze. Narabyutse mfata Bibiliya ndavuga ni reka nisomere. Hari inkuru njya numva y'umugabo witwa Aburahamu. Ntabwo nasomye Bibiliya nshaka ngo nunguke ugereranyije n'ibyo nari ndimo icyo gihe. Pastor Julian yavuze ko yafunguye iyo Bibiliya akabura inkuru yashakaga, ahubwo agahita aga ku ijambo riri mu byahishuwe rivuga uburyo abantu bazacibwa imanza ku munsi w'imperuka. Yabumbuye ahandi hasoma ijambo rivuga ngo kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntama. Aya magambo yombi yamukoze ku mutima. Muri iryo joro aririra Imana, atakamba asaba imbabazi. Bukeye yajya gusenga, atangira urugendo rwe gutyo. Guhera ubwo yahise atangira kujya mu rusengero rwitwa Rwanda for Jesus, ahamenyera byinshi ku rugendo rwe rw'agakiza. Ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, yahise aba umushumba mu kigo cya Nyanza muri Espanya, aza kuvamo agaruka mu rusengero rwe bwite. Abashumba baramufasha. Nyuma y'igihe gito avuye mu ishuri, nibwo yaje gushakana n'umutware we. Imana iza no kumuha umugisha,
inamuhamagarira gushinga urusengero rwa Jubilee Revival Assembly. Avuga ko ikintu cya mbere akundira umugabo we Pastor Kabanda Stanley uyobora Jubilee Revival Assembly Church, itorero rifite icyicaro i Remera, ari uko ari umuntu ukunda Imana mu buryo bukomeye. Pastor Julian Kabanda yatangije ishuri yise Higher Hopes rigamije gufasha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe batinze kuvuga ndetse bafite n'indi myitwarire idasanzwe batewe n'ibibazo byo mu mutwe. Iryo shuri ryatangiye gukora ku wa gatanu, ndavuga tariki 5 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2021. Ni ishuri riherereye mu murenge wa Kanombe. Pastor Julian Kabanda yemeza ko yigeze kugira umwana we akarwara zimwe mu ndwara iryo shuri rye rivura, ariko akabimenya hakiri kare ndetse Pastor Julian Kabanda niwe washinze umuryango w'ivugabutumwa wa Grace Room inyuma y'iyerekwa yagize. Grace Room Ministries ni umuryango w'ivugabutumwa umaze kwaguka cyane, kuko kugeza ubu ngubu uretse gukorera mu Rwanda wamaze no kwagura amashami mu bihugu bitandukanye n'imigabane igiye itandukanye nka Grace Room Africa, Grace Room America, Grace Room Europe na Grace Room Asia n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Pastor Julian Kabanda bitewe n'inyigisho ahuza n'ubuzima bwa buri munsi abantu banyuramo zituma akundwa na benshi, byagera ku rubyiruko bikanurira. Numwe mu bashumba Imana yashyizeho ubumuntu butangaje kandi bafite uruhare rutagereranywa mu kuzana ububyutse mu Rwanda, aho yafashije intama z'Imana kugaruka mu nzira nyakuri binyuze mu ijambo ry'Imana. N'ubuntu butangaje yamushyizeho, we agaragaza ko Imana ivuga, ikora kandi iriho. Umwe mu bapasiteri b'umugisha u Rwanda rufite bayoboye ububyutse kandi Imana ikoresha imirimo itangaje. N'ubuntu butangaje yamushyizeho, we agaragaza ko Imana ivuga, ikora kandi iriho. Umwe mu bapasiteri b'umugisha u Rwanda rufite bayoboye ububyutse kandi Imana ikoresha imirimo itangaje, ibikomeza kumuzamurira igikundiro cyinshi. Reka nanjye ngire nti mami, Imana ikomeze kumwagura no kumuha umugisha mwinshi. Mbashimire namwe twabanye, Imana y'amahoro ikomeze kubishimira. Big up to yourself. I love you.